ariko hari umu infirmiere ujya umbanira ariko agasoranje nuko nari nkaho ari impanga umukobwa w'inzobe wageraho ni impanga mu rubavu erega barambwiye ngo Yesu ni muremure ngo kandi ngo afite imisatsi myinshi niko Imana yari yabiguhanuriye oya niko dogiteri Kwizigira yambwiye noneho Gasoranje niwe wajyaga unjyana aguherekeje amerekeje kananirwa vuba se ntiyajyaga gusiga nzira oya Soranje mwageranaga iyo yumvise izina ngo ryitwa Yesu ahita aza rero nawe ndamushaka aza mfate hari ukuntu yamfataga mu mugongo atari wowe atari iki ndashaka yuko ujya kuzanira isombe zirimo umukiro ariko reka nshaka n'igikoma ndaje cy'uburo njye kugushakira agasombe ngiye kuba nshaka isombe nde no gusenga ndajya ku musozi nsenge cyane kugira ngo ubyare neza kandi nk'ubururu urabyara Yesu wanjye n'isezerano ni ukuri urabyara ujya ku musozi gukora iki Imana yabaye isezerano rigiye gushyika ujya mu mashimwe nta kujya kukwirwa usakuriza Imana dogiteri Kwizigira waje ukansigarira ahangaha ko nari ngiye gushaka oya negura iby'uyu mubyeyi uretse wa mugabo we uretse jya ubanza urebe uko umubyeyi aba yarushye ariko Mari warisuzumishije neza igihe kirageze icyenda aruzuye wongere umpamagarire na wa mubyeyi hari umuntu wari wanyemereye ko azaza mu banyabwenge yitwa Inez yari yambwiye azanyohereza momo kubera ko hari akantu bamaze se kumwohereza momo nze kugura ikigufa ariko Mari mu buhanuzi bwa Mose ntabwo momo yari yakabayeho ariko uribuka yuko ubu ngubu bafite abajyanama b'ubuzima ariko ujya wibuka yuko Imana ibyemera ko haza ubwenge bushyashya ujya ubyemera kandi uruka ko mu Egiputa ibi byose ariho byavuye ariko Mana muri Egiputa ihangane nyamu ihangane Mari yewe Kamari uzana agatambaro ngo uhanagure mu gahanga ese buriya nawe mwanakorera ahubwo mumvaneho kano gatenge ndabona dogiteri Kwizigira atinze kuhagera Kwizigira yego nari nzi ko ari buze ariko Kwizigira ubu yambabariye akagera aha jewe rero ndumva basi nimuhore mupfe guhamagara Giseri muhamagara Giseri ariko Yosefu ngo yashakaga kuza kureba uko umeze Yosefu araza nuko ariko komeza wihangane ushikame n'ubundi niko bimera umwana araryana ariko akaryoha avutse ariko uwo si umusatsi ubwo urimo kugukora ahangaha ayiwe ihangane ma ihangane ariko icyo nzi cyo naza arazana ubukana hari icyo bambwiye bazagira icyo ahindura ku isi uze kumva nanarira arabanza arira n'imbaraga kuko nahagera hari ibihinduka reka nanjye ngo ubanze kumuca mu rushyi ntunkubitire umwana muganga ndamukubita kugira ngo arire ntunkubitire umwana araza arira ariko ndakubita gahoro ni gahoro ku kabuno byonyine no kuba aje kuri iyi si y'ubu ngubu ari intoki eshatu kugira ngo arire nkarabe ibyo bitoki byawe bimeze nka ya nyundo ya kimuntu yo muri operasiyo mbabarira umwana yanjye ni ibintu twize batubwiye yuko umwana iyo akivuka adahise arira ako kanya uhita umutsibuza intoki eshatu ku kabuno byaba ngombwa ugakubita ak'ibumoso ari akarira mama mu kirugu mwihangane ureke kunsetsa ndikunda murebe ubwatsi mu mpera izo nka nyabusa ziri aho hirya nazo muzite ubwatsi mwisetsa ndikunda pe ati mama mu kirugu iba ariko Mari ariko yewe nubwo ugiye kubyara uyu mwana twari tumutegereje
turi benshi twari tumutegereje turi benshi iyerayo na bose ubu bari buvuze impundu hariya za kana na za igalilaya nabonye inyenyeri ziza zimurika ni ukugira ngo ugire murare yabwira Solange ze ndebera ageze ugire kuri n'ubushake kangahe Solange ndebera ageze kuri kangahe muganga Solange rero kumwumva mu matako we yize ibintu bya jenokoroge gusa ariko ibintu byo kubyaza bisaba abaforomo ababyaza n'abaforomo nka ba Gisele Gisele ariko aragutera Theobald ntahagera Gisele ijisho rye byonyine ni Theobald yanakureba ukabyara Solange ni umudamu mwanjye ni umugore ubu si kuki utaza kundeba zigiye maze akanya kuki ni umukobwa uri kumbabaza ihangane by'isi ihangane uyu mwana yari ategerejwe na benshi aha hose igalilaya bari bategereje umwana oya humura urabyara neza ndagira adashirire urabyara neza cyangwa ngire fisitire oya urabyara hari ibintu ndi kwerekwa bizaza mu yandi majenerasiyo numara kubyara uragira afegisiyo ya feregisiyo uragira afegisiyo rwose niyo iri buze kuba nyinshi ndaguha afegisiyo ariko nyamara ngenda kumva yaje fatira mu mugongo aho yatari aho ngaho ndafashe aha se ayiwe reka mfata ayiwe ariko mari nawe warabyibushye cyane uzi ko reka kuva yosefu atarantaye ndafata numva agatima kameze neza ariko araje uyu mubyibuho ugiye kubyara ufite ikibi cyane kisize awe nta muganga kwisigira dogiteri nta munsi numara kubyara uzagabanya amasukari n'isosi mundebere ko Herode atabimenye ntabwo yabimenye oya ahubwo mumbwirire ingabo zibe aho bacunge Herode atabimenya numvise avuga ko nubyara umuhungu bizarebe ihangane dore nguyu araje ihangane ndi dogiteri Karifiye Sampapiye ndebera noneho rata ndebera hageze ihangane reka sunika nguyu araje sunika cyane sunika ma sunika yaje sangwa ufunga umwuka rimwe hanyuma usunike ongera rimwe nguyaje reka mufate yaje kurikayo mubyeyi mwiza kurikayo ugire mu mumema murebe kabanze mugenyana n'abana nze mugushyikiriza aravutse Yesu wanjye Yesu Kristo ko ucecetse muga arongeye ko ucecetse muga mwana wanjye turi guceceka